Imana tubakunzi ba Isegonda TV murasuzwa n'umusore wanyu koze kuruka Imana bucura bwa Nyagasani. Hano rero nkuko mubizi we umwe muherere mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu ari muri mu majyaruguru amajyepfo burasirazuba uburengera bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali. Icyo tubasaba gusa no kubabwira aka kanya wowe ukurikiye Isegonda TV turi kumwe n'umuhanzi akaba ari umuhanzi ukomeye cyane bita Jammy the Master. Yari amaze igihe kirekire twibaza ati se uyu muhanzi asigaye ariko uyu munsi wa none yaje tuja guhura nawe Isegonda TV araza kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Icyo usaba we gusa no kudakoraho ijisho ubundi ugakomeza kubana natwe Isegonda TV. Jammy the Master wenda hari umuntu kubonye hano bwa mbere akaba yibaza ati Jammy the Master ubundi yabaga hehe ko twamushatse tukamubura ubundi Jammy the Master wabaga hehe muri rusange? Shagiye mba mwisi tu. Ba mwisi. Nibyo koko kirashaje. Ha biradutunguye cyane kuba tukubonye hano Burera cyane ko hari hashize igihe kirekire tutakubona. Ese ubundi muri iyi minsi wari usigaye uba hehe? Cyamba mu gihugu. Uba mu gihugu. Waba muziye karitse ko hari Burera tutatweruka. Kandi mpari. Urahari. Gusa ntabibone. Atubwiye ati uyu munsi uri Burera. Aha niki kintu gishobora kuba basitari benshi bakunze kwibivuga ati cyane mu gihe cy'iminsi mikuru ati ngewe ndako umunsi mukuru ngomba kurira mu mujyi cyane city zigezweho ariko uyu munsi twe dutungwe no kwa tugusanza hano Burera. Mu by'ukuri niki cyabiteye? Mbo nina ni mu rugo hano bakenewe kuhagera nabwo mba nkumbiye imisozi mba nyine kureba nawe turahuye sinzi ko baye n'umunyamakuru sinzi ko ufite na televiziyo urumva rero ubwo byari byiza kuhagera amabana nawe umujyi wo ni bisanzwe. Okay, aratubwira ati umujyi wo ni bisanzwe muri rusange. Ese wenda Jammy the Master nk'umuntu kubonye bwa mbere muri Jammy the Master ni muntu ki? Jammy the Master ni umusore w'umanzi mu gihugu. Inge manzi ya mbere mu gihugu bonye. Niwe manzi ya mbere mu gihugu. Jammy the Master ni umusore uvuka Burera urabona ko afite n'umubiri ntagaruze kabisa. Yakoze umubiri. Jammy the Master wenda umuntu yumvira izina hari indirimbo nyinshi wagiye usohora zigiye zitandukanye. Ese waba umaze gusohora indirimbo zingana iki? Ufite album ya mbere cyangwa wenda ni ya kabiri cyangwa ya gatatu? Ni ya mbere ariko mu busanzwe ufite indirimbo 200. Ibihumbi 200 zose zaranditswe zirasohora cyangwa hari izo utarasohora? Oya zose ntizirasohoka kuko yenda gusohora indirimbo imwe ku yindi ariko urumva zose zirahari. Zose zirahari. Nk'umuntu rero ukurikiye hano Isegonda akaba dukurikiye muri aka kanya akubona hano Jammy the Master ashobora kwibaza ati se wenda mu ndirimbo ze ni nk'iyihe indirimbo dushiraho cyane uherutse gusohora vuba? Indirimbo cyashye yitwa Cyakizo. Nakoranye na Mukadafu. Wadukubita ka kapira gatoya kugira ngo byibuze n'udukurikiye itavuga ati kuririmba se bireme muri covid. Usigaye utanga uburenganzira bwo kuririmba. Twagiraga gwenda kwinjiremo gake ariko niba bitarashaje cyubatswe mbere y'ama etage ni Cyakizo. Bararwana no kuzimya rap nangiye iyo mbafashe nkora swap ni Cyakizo. Ni Jammy the Master garutse nkaya nzibitse map ni Cyakizo. Harimo akabindi k'ikigage ugasomaho niwe the band ni Cyakizo. Okay, uramwumva rero arimo arakubwira ati ni Cyakizo kabisa. Urumva ko ibyo aririmba arabyumva neza cyane. Hano wowe icyo tugusaba gusa no kuzajya ubana na Isegonda TV ubundi ukagenda umenya byinshi bigiye bitandukanye. Icyo twiyemeje muri uyu mwaka turafise akazi kenshi ariko icyo twiyemeje twebwe ni ukuzakugezaho amakuru ashyushye boshye bateruye kumbabura kandi atagira ivumbi. Wenda Jammy the Master dukomeza aka kanya uyu muntu akubonye hano bwa mbere urabona ko uri mu gikoko umuntu ashobora kureba akaba yatinya. Iki gikoko ese cyaba gikuturuka mu muziki ukora cyangwa hari ikindi kintu waba usanzwe ukora? Umuziki n'akazi. Umuziki kandi urinjiza amafaranga. Wenda hanyuma y'umuziki turi mu kandi kazi ariko byose ni umuziki. Ati byose ni umuziki ariko nuko bishatse kuvuga ko nyuma y'umuziki hari ibintu usanzwe ukora? Aba hari akandi kazi nakora. Niba waba ukora iki iyo utari kuririmba ubundi uri gukora iki? Iyo ntari kuririmba ubundi nari kunywa agacupa mba ndi mu kazi. Wasanga ugiye kumbaza ngo se kuki abahanzi bakunda kunywa agacupa? Nacyo umuntu akibajije ariko nabwo ntabwo yaba atambikiriye cyane. Ni indirimbo nshyashya ngiye gusohora yitwa Agacupa. Mu minsi iri imbere tuyite amacupa nyatera amajido itambukira kakangaba pampe. Ata amacupa yatera amajigo. Urumva ko we rero niba uri umukunzi wa Jammy the Master ushonje uhishirwa gufite byinshi yiteguye kuba yakugezaho.
kabisa. ubundi umuziki ndawukora, ubundi nkaba mfite n'akandi kazi nkora. Bo iyo ntari mu kazi mba ndi mu muziki, iyo ntari mu muziki mba ndi mu kazi. Nkora mu ruganda rwa Duakoti rw'amarangi, nkora amabara 7,000. Amabara 7,000. Ni nacyo gisobanuro cy'indirimbo Cyakizo. Cyakizo. Urumva rero hashe no kutubwira igisobanuro cy'indirimbo ya Cyakizo, hari umuntu yumvaga ariko nabashe kuba yamenya ubusobanuro bwayo. Mbese uratubwiye uti mvanga amabara 7,000, waba warabyize cyangwa se hari ukuntu wagiye ubimenya? Ubundi abanzi neza kuva kera ndi umwana w'umuhanda, abyize imihanda. Ni ukuvuga ngo nta shuri wigeze ujyamo ngo bakwigisha ati bavanga amabara gutya, ko ntazi no kwandika izina ryawe. Ayaga ndetse kubeke urumva aravuze ati nta nubwo nzi kwandika izina atari ibintu noze wenda aho ngo umuntu yagira ikibazo mu kwandika indirimbo, waba ufite abantu bazikwandikira cyangwa se kuko nzi ko uriyandikira. Kwandika rero ntabwo bivuze ngo ni ugufata ikaramu n'urupapuro. Hari ukuntu umuntu afite ikisi mu mutwe barimo akantu kagenda kandika amagambo ijambo ku rindi adakoresheje ikaramu. Urumva rero nk'uko yabikubwiye, urumva ko ari umwana w'umuhanda kabisa. Wenda dukomeza gatoya, igihe cyose aba abantu bagukurikiye muri aka kanya, cyane cyane abakunzi bawe, abafana banjye, nababwira ngo Noheli nziza, kandi muzagira umwaka mushya muhire. Nubwo bitoroshye, hari icyorezo kiri hano hanze kiri gutwara ubuzima bwa buri muntu, ni ukukirinda cyane. Bagakomeza bakurikira Jammy the Master, agomba kubaha ibintu birenze uko babitekereza. Hagize umuntu ukenera igihangano cyawe akavuga ati ngenda ashaka kuzajya nkurikirana ibihangano byawe, niye yabisanga yabikora. Mfite channel yanjye ya YouTube Jammy the Master, akajya kuri YouTube akandikamo yandika Jammy the Master, ubundi agahita ibihangano byose niko bimanuka rutoze. Ahita bibona tayari ako kanya. Bana uri kunyumva itandika Jammy the Master, urahita umubona wese. Urumva rero ko wowe dukurikiye muri aka kanya ukaba umubona hano kuri Isegonda TV, akweretse aho ushobora kuba wakora ibihangano bye, bakaba bamwita Cyakizo. Uzagenda ubona n'izindi ndirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye. Dusa nkaho dusoza, ndashaka kubaza akabazo kamwe. Uyu munsi wa none iyo ugiye kureba aho tuba, ari mu giturage, ari mu migi, urubyiruko ruri gushora imbaraga cyane mu muziki nyarwanda, ni ikintu cyiza. Ariko ugasanga hari bamwe cyane cyane mu babarerera nk'ababyeyi n'abandi baba babafasha, bafite imyumvire itandukanye. Bamwe bakavuga bati uyu mwana watangiye kwinjira mu muziki biba bizingaragara no guta ishuri cyangwa se kunanira. Ku bantu bagifitiye imyumvire, nicyo wababwira? Icyo nabwira umuntu ufite imyumvire nk'iyo ngiyo, umwana icyo akunda nicyo umuha. Niba akunze umuziki mureke, ahubwo mubwire ngo kuraje ko umuziki ugira ukinjira. Nta mwana uvuka atayuzura imwe, bitangira gake gake, ushobora kubikora gake bikamugezaho yumva anezerewe n'umuryango ukishima. Umuziki urinjiza, naho niba uri umubyeyi uvuga ati umwana wanjye oya, abo mwagatukisha bose, gusa ko bose navuga ngo ni shyashya. Jammy ndi umuraperi, ushobora kuvuga ati rano mu mwatabi niki urabivuga nka kure, none se umuntu utavuga ko oya nta wundi. Urumva rero ko akubwiye byinshi bigiye bitandukanye. Jammy the Master, reka tugushimire cyane ko wafashe umwanya wawe ukaza kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Wakoze cyane, tukwifurije guhigwa ndetse no kugera kure hashoboka muri uyu mwaka ugiye kuza. Murakoze namwe kuntumira kuri televiziyo yanyu, bakekora subscribe Isegonda TV, tuvuga ati peace. Urakoze cyane.